ubwo se ntabwo mwasindaga? oya ariko gusindaho ntibyabura kuko baga bari kunywa ibintu bimeze nk'intimbure ya yindi ivanze n'urwagwa n'ikigage. Mwiriwe umusaza. Yego Biragenda. Iyi ni televiziyo iganiriza urubyiruko, abantu bakuru. Turagira ngo wibwire abantu badukurikiye amazina yawe. Wese ufite imyaka ingahe? Njyewe nitwa Harorimana Faustin, mfite imyaka 48, ubwo nkaba ntuye mu karere ka Gakenke, nkaba mfite abana n'umugore. Abana n'umugore. Hano iyo turi kuganira tuba turi kuganira ku bintu mwamwe nk'urubyiruko ukiri umusore. Ese byari bimeze bite? Mwakoraga iyihe mirimo? Kubu ngubu ku rubyiruko rw'ubu akazi karabuze. Ese mwe ni akahe kazi kabagaho mubyiruka? Twewe twari mu cyaro. Gerageza kuvuga ijwi kubera nta mikoro ngere fresh. Twewe twari mu cyaro. Mu cyaro twarahingaga, tugahinga amashaza, tugahinga ingano, tugahinga ibijumba, tugahinga ibishyimbo, ariko bikanera cyane. Tukagira n'urutoki, tukanorora ihene n'intama, tukagira n'inka. Umusanga nk'igihe cy'umuganura, ibyo byose iyo mwabaga mwarabihinze mukabikora, umuganura wabaga umeze gute? Ishusho y'umuganura ukuntu yabaga imeze? Ubundi umuganura wari umuganura mbese wabaga ku itariki ya mbere z'ukwa munane mu mabyiruka yanjye, mbese mu myaka nka 18 gusubiza hasi. Ubwo niho twabaga, niho nabibonaga mbese. Mu myaka 18 ubwo nazaga mbibona, ubwo abantu bakengama ya masaka nababwiraga ibintu twahingaga, mu kwa munane babaga barimo barangije mbese kwinika, ariko kuri ya tariki ya mbere bakaba bafite mbese amarwa yo kunywa, bagatumira bagenzi babo, hakaba habonetse n'akarwa bakanywa, bakanabyinana, bakabyina bakishima. Mbere nuko byari bimeze, akaba ari ku muganura mbese. Uvuze ngo amarwa ni iki? Amarwa ni ikigage gisembuye. Ubwo se ntabwo mwasindaga? Oya ariko gusindaho ntibyabura kuko baga bari kunywa ibintu bimeze nk'intimbure ya yindi ivanze n'urwagwa n'ikigage, kuko baga bafite amarwa, bafite ikigage, mbese amarwa n'urwagwa. Ibyo bintu byabaga biri kumwe, bateretse intango ku ruhande, hari ingunguru y'amarwa, bamara kunywa bakabyina bakishima. Inzoga bitaga inimbure se yabaga imeze gute? Inimbure yabaga ari urwagwa ruvanze n'ikigage. Abana bari bemerewe kuyinywa? Abana barabafataga nk'akadobo bakabashyira hariya ku ruhande, abana bakanywa, abagore nabo bakabashyira hariya bo bakanywa. Nk'umuntu wabaga yifite yagiraga idomoro akayiha abagabo, yamara kuyiha abagore nabo bakakubita intango y'amarwa hariya bakanywa, bakaza kubashyiraho n'urwagwa bakanywa. Abana bakanywa inzoga. Ubwo rya tegeko ry'imyaka 18 ntabwo ryabarebaga nk'uko ubu ngubu batubwira ngo kwemerewe kunywa inzoga ufite imyaka 18. Icyo gihe ntabyo byabarebaga, warayinyweraga pe kukizera? Barinyweraga, abana barinyweraga, babaga banariye, bariye, kuko burya rero umuntu igitumye bavuga ngo abantu banywa inzoga buje imyaka 18 kuko amaraso aba amaze gukomera. Ariko mu myaka 18 umwana niyo yaba si ngombwa, kuko kera umuntu yabaga afite ibyo kurya, umuntu wariye ntabwo apfa gusindishwa n'ikintu cyitwa ikiyobyabwenge. Ubwo se mwaryaga iki se? Twaryaga amashaza, ibitoki, ibijumba n'ibishyimbo. Twaryaga ntari ibi byereyeho kanya, n'ibishyimbo by'ibigugu bimeze neza, bikaba ari ibiryo by'inkarago bikomeye, atari isosi. None hasigaye umuntu akarya, wabona niyo nzoga ukanywa, none inzoga ntishobore kugufata kubera ko wabaga wari ibiryo bikomeye, wahaze, utisondetse. None uri kuvuga ati ubu ngubu impamvu amaraso aba ari nayo biterwa, ni ukuvuga ko ibyo barya ari byo bataryaga kera. Bararya inyanya, urabona umuntu wariye inyanya akarya ubugari,
niyo wanywa ikigage wasinda kandi ikigage ntigisindisha gisindisha ari uko kivanzemo urwagwa wasomye ku rwagwa wasomye no ku kigage ibyo biragusindisha rero niyo wanywa ikigage cyonyine kubera ko nta biryo wariye urasinda yanaguha umuntu ukanasinda kubera ko nta kintu wariye none se turetse abana yenda bashobora kuba barya gutyo ubu namwe muba mwarariye ibyo bintu bikomeye gutyo ubu ngubu unyweye iyo nzoga wasinda kubera ko nta biryo bikiriho nk'ibya kera ubu ushobora gusinda ushobora gusinda kuko amaraso ubu ngubu nafashe amaraso mashyashya ya kera yabaga arimo ibiryo byiza bikomeye ubu ngubu nta biryo tukibona hari ikintu twe nk'urubyiruko twibaza ngo ibiryo bya kera byari bikomeye ngo byari byiza gute cyangwa se byari bimeze bite byari ibiryo bihinzwe mu mushike ibiryo bihinzwe mu mushike kandi bakabibika ndavuga ibishyimbo bakabibika mu mutiba bikaba biri mu mutiba noneho bikagenda bikagugura ndetse bikagera aho bizana na twa dusimba tw'imungu ibyo bishyimbo barabitekaga wabiteka bikamara amasaha 6 ku ziko cyangwa 7 ukabigerekaho ibijumba n'imyumbati cyangwa se ukabikubitamo ibigori n'ibishyimbo ukavangira n'amashaza ukavangira ukaza kubirisha bya bijumba n'imyumbati amazi bayakuyemo bayahaye inka ubundi ukirira rwose ibiryo byawe bikomeye wananywa no kuri ya nzoga ntigufate umusa iyo mwizihirwaga mumaze kunywa sibwo ntabwo mwarwanagara oya keka baga bafitanye ikibazo nta wundi abantu basangiraga kuri ya ntango baga ari abavandimwe ntabyo bapfaga kereka wenda nk'ababaga bayigize babandi bafatwa n'inzoga ariko numwe ntabwo ari hari n'ahantu banywaga nk'inzoga wenda nk'ahantu 5 ukumva ngo hariya kwa kanaka nibo barwanye kandi n'imisozi hose abamamaye banywa bagataha neza byatewe mbese ni nk'impanuka kurwana ni nk'impanuka kurwana byarabaga ari nk'impanuka none hari ikintu twibaza ngo ese iyo nango umuntu yumvisha intango yakumva ari nk'abantu yenda b'abayobozi babazaga bakayinyweraho ntabwo yaranywaga n'abantu bose uwabaga wese mu rugo yaranywaga akanywa akijuta agataha yijuse wigeze kutubwira ngo abagore babahaga iyabo kuki batasangiraga n'abagabo ubwo habaga ari ahantu inzoga nyinshi ziri bakavuga bati iyi ntango ni iy'abagabo n'iriya ni iy'abagore kugira ngo tufate ku y'abagabo tubadahire tubashyirire hariya ahubwo baba baterekaga intango yabo n'abagabo iyabo umuganura kuri wowe uvuze iki umuganura wa kera n'umuganura w'ubu ubona gute bidushushanyirize uduhe ishusho y'uburyo ubibona ubu ngubu umuganura ko ari ugusangira ibyo bejeje bakaba mbese bagomba gusabana bishima ko bahinze bejeje ntago byakoraga umuntu umwe cyangwa babiri nk'umuntu wabaga wejeje buri muntu wabaga wejeje wese yagiraga gutya akavuga ati ku muganura cyangwa muri uku kwezi kwa 8 wenda n'umuganura waravuyemo kuko wabaga ku itariki ya 1 z'ukwa 8 akavuga ati njyewe ndenga nengera abaturage bagenzi banjye baze banywe bishime nanjye mbona abantu iwanjye mu rugo barimo basoma bishimye bavuge bati no kwa kanaka naho hari n'umugabo wifite nawe yatereka abagabo kandi icyo yejeje ntaga kijya wenyine agisangira n'abavandimwe uyu munsi twibanze ku bintu bijyanye n'umuganura ese umuganura habagamo iki nk'inzoga zari ziriho kera sizo ubu ngubu ziriho ubu ngubu hagenda haduka inzoga nyinshi nko ku gihe cyanyu habagaho inzoga z'ubuhe bwoko zimeze gute habagaho ikigage hakabaho urwagwa hakabaho n'iya kizungu bita pirimusi na fanta nizo zari ziriho ugeze nyuma gatoya nyuma ubwo nibwo haje nanone hakurikiraho mitsingi mitsingi nazo zaje kubaho nyuma ukagenda ukajya mu kabari ukigurira iryo cupa yawe umeze neza nta kibazo ukanywa icupa ryawe ugasangira n'abavandimwe wawe bagusanzemo nawe ukabaha bagasoma asumusa utuvugishije ukuri umuganura kuri mwebwe ni wabaga uvuze ko nta bisambo biriho
ibisambo ntago byari muri gahunda, n'abajura babagaho bibaga cyane, cyeka abo twumvaga bateraga za gatarina, ntabwo twabyumvaga. Gatarina rero kwari ugutera urugi bakarutura mu nzu, icyo twabyumvaga i Kigali. Mu byaro nta byabaga, ngo babyitaga gatarina. Bakubita urugi n'ibuye n'ikibuye, urugi rukagwa mu nzu bakinjira mu nzu. Gatarina ntabwo ndi gushaka kumva ngo yari imeze ute. Cyari ikintu bafataga nk'ibuye, bakagifata nk'ibuye bakakizunguza nk'uko kwa kundi bashyira ikintu mu gafuka bakazunguza gutya, bakanaga rimwe kabiri gatatu bakatera, kigenda gitura mu nzu. Ubwo ibyo twabyumvaga i Kigali, mu byaro nta byabagamo. Mu byaro nta byabagamo, byabaga i Kigali gusa. Ni ukuvuga ngo iyo urebye imico y'ubu n'imico ya kera, ubona kuri wowe umuco mwiza ni uwuhe? Umuco mwiza urebye ubu hari ibintu by'ubujyajya, abantu bari mu gashomeri, ahantu baba bateganya akavuga ati njyewe natera imbere nte, bigatuma atekereza no kwiba kugira ngo arebe ko yagira icyo abona. Ariko kera umuntu yabonaga icyo yirira, icyo yinywera, ubundi agatuza akabibera mu rugo agahinga, akahirira inka. Naho ubu ngubu umuntu areka guhinga, akareka kugura niyo nka, cyangwa akagira ati akavuga ati njyewe ngiye kwishakira icyo niba ndebe ko nakwigera ku mafaranga ashaka. Ubwo rero usanga abantu bateka imitwe bakiba no ku matelefone n'ibiki byose. Umusa ukomeje kuri icyo kintu, iyo ndebye umuco mwiza nasanga wariho kera. Umusa ukomeje kuri icyo kintu cyo kwiba, kera ko twumva batubwira ngo iyo wibaga umuntu ashobora kugenda akakurogesha ukabigarura. Ese byari bimeze bite ibyo bintu? Ngo ushobora gufata ku kintu ngo ukagumaho, byari biduha ishusho y'uburyo wabyumvaga, y'uburyo wenda nimba warabibonye. Nabibonye nubwo nabyumvaga iyo kure mu mahanga, ariko mu Rwanda ntabyo numvisemo. Wumvaga bakubwira gute? Umujura afata ku kintu yagifata akakigumaho, akakigumaho rwose. Ko numva ari hatari. Nese muri wowe uba wumva ibyo bintu bibaho ku buryo ushobora gukora ku kintu umuntu akakigumaho? Kubyumva ntabwo ndakabibonye, ntabwo rero wakabibonye. Umusa tugana yenda nko ku musozo, hari ibintu byadutse muri iyi minsi by'ubujura bwo ku matelefone. Watubwiye ko kera bibishaga gatarina, ariko se uba ubona ari nk'izihe impinduka zakorwa kugira ngo ibyo bintu bicike? Ibyo bizasaba ingufu z'ababishinzwe, kuko nta muturage wabihindura nabikureho. Ababishinzwe babishoboye nibo bagomba kubikora. Ariko usanga abo bantu baba babikora bari mu bantu. Ibibi ni byiza, si wemera ko baba mu bantu? Bariya bagerageza gukora ibintu by'ubujura bari mu bantu baba baturimo, ariko ababishinzwe babikoze umwuga wabo, bashoboye gutahura ibyaha aho biri, nibo babishobora. Naho twe ntacyo twabikoraho, abaturage tw'abaturage. Tugana yenda nko ku musozo, yenda ni izihe mpano waba warigeze ugira, nko impano nko kuririmba, kubyina, cyangwa se kwandika? Ibintu ni impano nyinshi. Impano wowe kugeza ubu ngubu wumva ngo wigeze nko kugira utabashije kubyaza umusaruro, cyangwa warabyaje umusaruro, ni nk'iyi? Ntayo impano nabyaza umusaruro, niyo gukoresha amaboko. Niyo mpano ngira. Niyo mpano ugira, yo gukoresha amaboko, nkashakisha amaboko, kandi bikaguhira, bikampira. nayo aba ari impano. Niyo mpano. Sawa, urakoze kandi kuba watuganirije. Murakoze namwe. Umunsi mwiza. Yego namwe. Sawa kabisa.